Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2024 bwerekanye ko 96% by'abaturage bakuru batuye mu Rwanda bafite uburyo runaka bwo gukoresha serivisi z'imari, harimo amabanki, mobile money n'ibindi. Mu myaka ishize u Rwanda rwateye intambwe ikomeye mu kwinjiza abaturage muri izo serivisi z'imari, bivuze ko nibura 96% by'abaturage bakuru b'Abanyarwanda babasha gukora ku mafaranga n'ubwo ingano y'amafaranga agera kuri buri muntu itandukanye. Ibituma 90% by'abaturage bose batabasha kuzamura ingano y'amafaranga babona, bigatuma benshi babaho mu bukene ubuzima bwabo bwose. Nirihe banga rituma umuntu usanzwe utinjiza amafaranga menshi ashobora kuva muri icyo cyiciro akagera ku bwisanzure bw'amafaranga, financial freedom? Hari ikibazo gikomeye abantu benshi bibaza kuri iyo ngingo, ariko bake cyane nibo bagishakira igisubizo. Ese kuki umuntu ashobora kumara imyaka 10, 20 cyangwa se 30 akora buri munsi, akabyuka karajya mu kazi, hagataha ninjoro akenshi ananiwe, ariko imyaka igakomeza gushira nta ntambwe ifatika ateye imuganisha mu iterambere? Ese ni kangahe ujya wibaza iki kibazo? Kuki abantu babiri bashobora gutangirira ku rwego rumwe, bafite amashuri angana, barakuriye mu gace kamwe, ndetse bakinjirira mu kazi icyarimwe, ariko nyuma y'imyaka mike umwe akaba afite inzu ye, business zimwinjiriza amafaranga rimwe na rimwe no mu gihe asinziriye, mu gihe undi akomeza kubaho ukwezi ku kwezi, akora buri munsi ndetse cyane, ategereje umushahara uza rimwe mu minsi 30. Abantu benshi bahita bavuga ko ubwo wa muntu wa mbere wabashije gutsinda ubwo yagize amahirwe, cyangwa se kubwo yafashijwe n'umuryango akomokamo ukize. Ariko se koko niko bimeze? Niki gishobora gutuma umuntu usanzwe udafite imiryango ikize cyangwa amafaranga y'igishoro ashobora kuva kuri urwo rwego agahinduka umukire, mu gihe hari abandi bari bafite amahirwe menshi kumurusha, bafite amafaranga, amashuri n'ibindi, ariko bo bagakomeza kubaho mu bukene? Hari impamvu nyinshi zituma umuntu atagera ku bukire, harimo ubushomeri, ibibazo by'ubukungu, uburwayi, amateka y'umuryango, amahirwe make n'ibindi. Ariko nanone hari imyitwarire n'imyanzuro umuntu afata buri munsi ishobora kumufasha kuva ahari akagera kure, kandi ibi bikaba ari ibintu byemejwe n'ubushakashatsi, bikagarukwaho n'abantu bakomeye bageze ku bukire nyabwo, ndetse bikandikwa mu bitabo n'abahanga batandukanye. Ababisoma nabo ntibasibe kuba bahamya buko byabahinduriye ubuzima. Niyo mpamvu muri iyi video tutagiye kuvuga ibitekerezo gusa, turaza kwifashisha amasomo yo mu bitabo byanditswe n'abahanga ku mafaranga, ubushakashatsi ndetse n'imibare yo mu Rwanda, dusobanukirwe neza impamvu 90% by'abaturage badafite amahirwe yo kuzigira batera imbere mu buzima bwabo, ndetse turaza kurebera hamwe amayeri 10% basigaye bakoresha. Ikintu cya mbere abahanga ku mafaranga bahurizaho nuko imyitwarire yacu n'ingeso duhitamo gukora buri munsi hari byo bigena niba tuzakira cyangwa tugakomeza kwibera inshuti n'ubukene. Twatangiye tuvuga ko 96% by'Abanyarwanda bafite imyaka yo gukora, nibura bafite uburyo bw'imari bakoresha, no kuvuga mobile money, banki, amatsinda yo kugurizanya n'ibindi. Gusa ukuri kudashimishije nuko kugira konti ya banki bidashobora kukugira umukire, kuko ibyo ntibivuze kugira ubwizigame. Kugira mobile money si kimwe no kugira ishoramari, kandi kwinjiza amafaranga ntibivuze ko ugomba guhita uba umukire. Ubushakashatsi bwa EICV7 bwerekanye ko ubukene mu Rwanda bwagabanutse cyane mu myaka 7 ishize, buva hafi kuri 40% by'abaturage bugera kuri 27.4%. Ibyo bikaba bivuze ko abantu benshi basohotse mu bukene, kandi iyi ni intambwe ikomeye cyane igihugu kimaze gutera. Ariko nubwo bimeze bityo, hari ikindi kibazo gikomeye cyane gihari. Abantu benshi ntibashobora kubaka umutungo uramba. Mu gitabo The Psychology of Money, umwanditsi Morgan Housel hari aho yanditse igitekerezo cyumvikana nkaho cyoroshye ariko gihindura ubuzima. Avuga ko abantu benshi batekereza ko gukira biterwa no kwinjiza amafaranga menshi, ariko ngo mu by'ukuri uburyo umuntu afata ibyemezo ku mafaranga nibwo bugena niba azubaka umutungo cyangwa se atazawubaka. Ibyo bisobanuye ko umuntu ushobora kwinjiza amafaranga make ariko akagira imyitwarire myiza ku mafaranga ashobora kugera ku bukire, mu gihe undi winjiza amafaranga menshi ashobora kumara imyaka myinshi nta kintu gifatika yubatse. Niyo mpamvu kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza impamvu 90% by'abantu bose batsindwa umukino wo kugera ku bukungu, ugomba kubanza gusobanukirwa aya makosa 6 abantu benshi batabona, kuko ndi yaduheza mu bukene twese. Umuntu ubasha kuyirinda, umwanditsi w'ibitabo Morgan Housel avuga ko nta kabuza batangiye kubona umwanya we muri babana 10% babasha kuva mu bukene nyabyo. Gukena si amarozi cyangwa umwaku, ni imyitwarire, niko Morgan Housel avuga. Mu gitabo The Psychology of Money, uyu mwanditsi avuga ko gutsinda mu by'amafaranga bidaterwa n'ubwenge budasanzwe umuntu aba afite arusha abandi, ahubwo ngo biterwa n'imyitwarire, kandi imyitwarire ni ikintu buri wese ashobora guhindura. Umuntu winjiza ibihumbi 150 ku kwezi, umubajije icyo atekereza aramutse atangiye guhembwa miliyoni ku kwezi, ashobora kugusubiza ati, iyo nza kuba ninjiza miliyoni imwe buri kwezi, ibibazo byanjye byose byari guhita birangira. Ariko se ibyo ni ukuri? Reka nabyo tubirebe. Mu buzima busanzwe ushobora kubona umuntu winjiza ibihumbi 300 buri kwezi, ariko buri kwezi akabika amafaranga make akayashora mu bumenyi, mu mishinga mito cyangwa mu kindi kintu runaka cyamwungukira. Hari n'undi winjiza inshuro 5 zayo,
ariko buri kwezi amafaranga yose akarangirana n'ukwezi. Iyo bombi bamaze imyaka 10 ntabwo uba ukibona amafaranga binjiza, ahubwo ubona ibisubizo by'imyanzuro bagiye bafata. Niyo mpamvu ikibazo cya mbere abantu benshi bafite atari umushahara cyangwa kwinjiza amafaranga make, ahubwo n'uburyo bakoresha uwo mushahara cyangwa amafaranga binjiza. Hari ijambo rikomeye cyane rivugwa mu gitabo The Richest Man in Babylon: ibyo utunze byose bitangirira ku kubanza kwihemba. Abantu benshi bakora ikinyuranyo cy'ibyo. Barahembwa aho kubanza kwihemba mbere y'ibindi, bakabanza kwishyura inzu, bakishyura amadeni, bakagura ibyo kurya, bakagura ibyo bakeneye n'ibyo badakeneye. Amafaranga yamara gushira bakibwira ko ubwo ngubwo yo kubika cyangwa se yo kwihemba adahari. Nyamara umuntu wubaka umutungo akora ibihabanye n'ibyo. Iyo amafaranga yinjiye mbere y'ibindi byose abanza kwihemba. Kubanza kwihemba mu mafaranga winjiza mbere yo kwishyura ibindi byose ntabwo aba ari ukwikunda cyane cyangwa se kugira ubugugu, ahubwo ni ukubaka ejo hazaza. Nubwo yaba ari amafaranga make, ayashyira ku ruhande mbere yo gutangira kuyakoresha. Mu ntangiriro bishobora gusa naho ntacyo bivuze, ariko uko imyaka igenda ishira, ayo mafaranga make ahinduka ikintu kinini cyane. Ikibazo nuko mu miterere karemano y'abantu benshi baba bashaka impinduka nini kandi zije vuba cyane. Nyamara ubukire nyabwo bwubakwa buhoro buhoro, ndetse bukubakwa n'ibyemezo bito bifatwa buri munsi. Ni nk'uko umuntu atera igiti. Ku munsi wa mbere nta kintu ubona iyo ugiye mu murima, no mu kwezi kwa mbere nta musaruro uratangira kubona. Ariko iyo ukomeje kwita ku rubuto rw'igiti wateye, uko imyaka igenda ishira, kiragenda kikaba igiti kinini, kigatangira gutanga imbuto n'igicucu cy'ubwugamo. Amafaranga nayo ni uko akora. Ntabwo yubakwa n'icyemezo kimwe, yubakwa n'imyanzuro ibihumbi byinshi ifatwa buri munsi. Hari irindi kosa rikomeye ribuza abantu kugera ku bukire, kandi iyo witegereje neza usanga ari ryo ritandukanye umuntu ukomeza kuba hashakisha amafaranga n'umuntu utangira kubaka ubukungu buhamye. Ni ugushaka kugaragara nk'umukire aho kuba umukire. Kugira ngo wumve ingingo neza, ndagira ngo banze wibaze iki kibazo: ese iyo ubonye umuntu utwaye imodoka nziza kandi ihenze, yambaye imyenda ihenze, afite telefone nziza ihenze, uhita utekereza iki? Twese twahita tuvuga tuti uriya muntu yarakize. Ariko se koko kuba umuntu agaragara nk'umukire bihita bisobanura ko afite ubukire koko? Igisubizo ni oya. Impamvu turazisanga mu gitabo The Millionaire Next Door. Abanditsi bakoze ubushakashatsi ku bantu b'abakire batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo banditsi batekerezaga ko bazasanga abakire bose baba mu mazu y'akataraboneka, batwara imodoka zihenze kandi bagakoresha amafaranga menshi. Ariko ibyo babonye nyuma y'ubushakashatsi byarabatunguye cyane. Basanze abakire benshi babaho ubuzima busanzwe, bambara imyenda isanzwe, batwara imodoka bamaranye imyaka myinshi. Basanze kimwe mu bintu abakire ba nyabo, apana bashaka kwigaragaza nk'abakire bahuriraho, ari uko bafite amafaranga menshi kurusha ayo bagaragaza. Ibi nuko baba bumva itandukaniro riri hagati yo kugaragara nk'umukire no kubaka ubukire nyabwo. Hari umuntu ushobora kumara amezi menshi azigama amafaranga kugira ngo agure telefone nshya, atari uko yatunze yanze gukora, ahubwo ari uko ashaka ko abantu babona ko yateye imbere. Hari ushobora gufata inguzanyo kugira ngo akoreshe ibirori. Hari ushobora gukoresha amafaranga yose afite atitaye ko ashobora no kuburara kugira ngo akodeshe ikote ryiza ryo gutaha ubukwe. Icyo ashaka nuko abamubonye bavuga bati uriya yarakize. Gushaka kugaragara nk'umukire abantu babitakazaho amafaranga, ahubwo yagatumye baba bakire. Ibi biterwa n'ikintu abahanga mu mitekerereze bita social comparison, ni ukwigereranya n'abandi. Ibi nibyo bituma inshuti yawe iguza imodoka nawe uhita wumva ugomba kuyigura. Ikosa riri mu kwigereranya n'abandi ni uko utagereranya ubuzima bwanyu bwose, ahubwo ubugereranya ibyo ubona gusa. Umuntu ushaka kwigereranya nawe ntubuze amadeni afite, ntubuze ibibazo anyuramo, ntubuze niba amafaranga yakoresheje yarayakoreye cyangwa yarayagurijwe, ukareba isura gusa. Niyo mpamvu abantu benshi bafata ibyemezo bibi bashaka kubaho nk'uko abandi babaho. Ariko umukire nyawe ntabwo afata ibyemezo kugira ngo ashimishe abantu, afata ibyemezo bishimisha ejo hazaza. Hari ijambo rikomeye umwanditsi Morgan Housel yanditse agira ati: gukoresha amafaranga kugira ngo wereke abandi ko ufite amafaranga nibwo buryo bwihuse bwo kutazigera ugira amafaranga. Iyo uguze ibintu bihenze rimwe na rimwe utanakeneye kugira ngo abantu bakwemere, uba ukoresheje umutungo wagombaga kuzagufasha kubaka ejo hazaza. Nicyo Morgan Housel yashakaga gusobanura. Abantu bakakubona nk'umukire uyu munsi, ariko ejo ugasubira gushaka amafaranga uhereye kuri zero. Umwanditsi Morgan Housel akomeza agaragaza ko abantu benshi batangira gukira umunsi bahagaritse kubaho bashaka kwemeza abandi.